Kuvura indwara ya coccidiosis rega ntabwo bigoye cyane kuko ifu y'amakara izagufasha rwose wowe gusa dukurikirane. Igikakarubamba ndetse ni umuti udasanzwe cyane ku nkoko, si ibyo gusa kandi tungurusumu bakunzi banjye ntacyo ntazabaha, ndetse igitunguru nacyo ni umuti udasanzwe. Ndakubwira neza yuko ipapayi, ibiba by'amapapayi nabyo ni ingirakamaro bakunzi bacu. Ubworozi bw'inkoko bwakugira umuherwe udasanzwe, ariko bamwe ntabwo bajya babimenya kubera yuko hari byinshi mwahishwe nta makuru mufite. Ariko kwa Cyomoro Vet TV tugiye kubereka uburyo muzajya mukoresha, uburyo muzajya mufatamo inkoko zanyu, uburyo mugomba kuzororamo, ibyo mugomba kuzikorera maze zigatandukana no kurwaragurika, bya bihombo bya bishoro uhora ushora mukabona nta nyungu. Ugikurikira iki kiganiro uratandukana nabyo burundu. Turabibutsa yuko dutanga ibyororo bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane ibyororo by'ingurube. Ni karibu, muraho neza, murakomeye bakunzi ba Cyomoro Vet TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mumeze mute? Twebwe aho duherereye tumeze neza, turashima Imana. Hari haciyemo iminsi itari myinshi, ariko ntago tuba turi kure yanyu, ahubwo icyo tubategurira tuba turi kubategura amasomo atuma namwe mubasha gutera imbere. So uyu munsi tugiye kureba ku ndwara yitwa coccidiosis. Iyi ndwara ni indwara ikunze kuzahaza inkoko cyane. Ngiye kukwereka uburyo uzifashisha ibimera cyangwa se imiti karemano ukoresheje ibimera, maze amatungo yawe cyangwa inkoko zawe zigatandukana no kurwara iyi ndwara. Hari benshi bakomeje bajya bibaza ngo nsigaye ngo mvura ngo kinyarwanda se, ariko reka mbabwize ukuri bakunzi banjye, maje kubona umubare munini w'abantu w'aborozi b'inkoko bahangayikishwa n'ukuntu imiti bihenze, kandi nanone ukabona bari kwibaza se guhamagara muganga aranca amafaranga, imiti y'amafaranga. So rero namwe ntago twabibagiwe, ntago umuntu tuzareka kumubwira uko avura amatungo ye ngo ko yabuze ubushobozi. So niyo mpamvu rero bakuzi ba Cyomoro Vet TV ngiye kubereka uburyo ugomba kuvura inkoko zawe, ukazivura indwara ya coccidiosis, maze ugatandukana n'ibihombo mu nkoko zawe ukundi. Si ibyo gusa kandi turayifashisha. Mbere yuko mbabwira ibyo twifashisha, reka mbanze mbabwire ahubwo ngo coccidiosis ni iki. Ni indwara ziterwa n'ama infection, zikunze kuzaza cyane, zikunze gufata cyane cyane ibice by'amara. Cyo gihe ugasanga inkoko zawe zirimo guhitwa, iyo zidahiswe zita amatotoro ajya gusa umuhondo arekuye, cyangwa se ukajya kubona ziri guta amatotoro arimo amaraso nkuko mubibona ku mafoto nagiye mbibereka. Nta kintu na kimwe mba ngomba kubahisha. So rero nukuvanga iyo bigeze noneho ahitotora amaraso, my friend, biba bikomeye cyane, biba bisaba ngo wihutire guhita uvura inkoko zawe. Ariko nibutsa abantu yuko uba utabashije kubona ibi bimera wakoresha Amprolium. So rero urumva abakunzi ba Cyomoro Vet TV, ibi byiza byose nta handi wabibona uretse kwa Cyomoro Vet TV. Kandi si ibyo gusa, so kuvuga wenda ngo inkoko ngo zirarangwa no kuba zatotora amatotoro ameze nk'uko nari mbabwiye, ariko ntago ari byo byonyine gusa bibiranga, kuko inkoko icika n'intege. Si ibyo gusa kandi n'amababa yayo ubona yatagaranye ukuntu, ndetse zikanapfa ubusubizo, zigapfa buri kanya, ntizibasha no kurya. Bakunzi banjye, iyi ndwara nimbi iyo yageze mu nkoko irazizahaza bimwe bikomeye cyane. So rero bakunzi ba Cyomoro Vet TV, ugomba kumenya ko ukibona ibi bimenyetso bigiye bitandukanye, ugomba guhita wihutira gukora ibi ngibi nkubwiye. Iyo utabifite, icyo gihe urampamagara nkakubwira imiti wakoresha bakunzi ba Cyomoro Vet TV. So uyu munsi rero tugiye kwifashisha igikakarubamba, dukoreshe tungurusumu, dukoreshe amakara. Bakunzi banjye, ni ibi tugiye gukoresha kugira ngo mubashe kureba uburyo muzajya muvuramo iyi ndwara,
maze mutandukane n'ibyo bihombo muhura nabyo bya buri munsi. Kandi bakunzi bacu, uretse ko wenda uyu munsi tugiye gukoresha ibyo, ariko ubusanzwe niyo ufite aya mavuta ya oregano oil aragufasha. Oregano oil nigeze kuyibaganirizaho, ni ikibabi kijya kumera nk'igicunshu, ndatekereza igicunshu mu kinyarwanda. Rero niyo bita mu ndimi z'amahanga oregano oil. Icyo gihe nayo ushobora kuyikoresha ikagufasha. Ibyo ni bimwe mu bimera ushobora gukoresha. Si ibyo gusa, ushobora no gukoresha green tea. Hano rero turimo gukata igikakarubamba, ugikatamo uduce duto cyane pe, ukadukatira muri blender cyangwa se muri ka kamashini gasya. Muri kubona ubanza ugakuraho tuno duhwa two ku ruhande. Kandi bakunzi banjye, ndabasabye mujye mwitabira ibintu by'isuku pe, mujye mukunda isuku, kuko inkoko zawe iyo ziri kuba ahantu heza, ahantu hafite amasuku, ni ukuri ntabwo iyi ndwara wahura nayo. Kandi ikindi, hari ibintu njya nkunda kubabwira, nyine abantu bamwe bakabizanamo ubwenge bwinshi, bakumva ko ibyo mbabwira atari byo cyangwa bidashoboka. Njya mbabwira ngo mujye munyuzamo, ntimugakunde kumenyereza inkoko zanyu kuba mu nzu gusa zitabona uburyo zinyagambura, cyangwa zitabona uburyo zibasha no kurya n'utu twatsi two hanze, ngo zibashe kurya ibi byatsi karemano, sibyo? Uzacunga inkoko ubeshesha ziba muri ubwo buzima bugiye butandukanye. Ni ukuri ndababwiza ukuri ko izo nkoko ntizishobora kurwaragurika. Ikindi, urabona twebwe hano nari mfashe ikibabi cy'ipapayi nyishyira mu nkoko ngo zitoratore gutya. Rero nababwiye ko ibibabi by'ipapayi ari antibiyotike. Urumva, ni umuti ukomeye cyane, mu ndimi z'amahanga twavuga ko uba uhagaze mu cyimbo cya antibiyotike. Rero iyo ugomba nabyo kubironga neza, ukabirongana isuku. Bakunzi banjye, mwebwe gusa mujye mudukurikirana, nta kintu muzatubana hano kwa Cyomoro Vet TV. So rero ubundi buryo ushobora kwirindamo iyi ndwara, uretse isuku, ugomba no kwibanda ku mirire, ukubahiriza igipimo cyanya cyo cy'ibiryo ugomba kugabura kandi byuje intungamubiri. Kandi bakunzi ba Cyomoro Vet TV, iyo ibyo bintu ubyubahirije biba byiza. Kandi ukibuka, izo ubona zatangiye kurwara uhita uzikora isolation, cyangwa se urazifata ukazitandukanya n'izindi. Ni ukuvuga ngo niba ari mu kiraro cyawe, izirwaye uzikuramo ukazishyira ukwazo. Iyo umaze kuzishyira ukwazo, bakunzi banjye, icyo uhita ukora, uhita utangira ukazitaho. Kandi na za zindi zisigaye, uhita uyu muti ndimo gutegura utangira kugira utangira nawo kuwukora, ukawushyira muri drinkers cyangwa aho zinywera amazi, ku buryo zose muri rusange zigenda zinywa, na za zindi washyize ku ruhande nazo zikagenda zinywa. Si ibyo gusa kandi, nizi mubona zitambatamba, murabona imbata, murabona dendo, ahubwo nibutsa abakunzi banjye, we umva, ni mumpamagare kuri telefone yanjye igendanwa, muze mbahe imbata, amasake yo kuzarya muri iyi minsi mikuru. Abandi muze mbahe ibyororo byiza by'ingurube, mutangire umwaka muri mu mushinga neza. Oregano oil dore niyo ngiyo ndayiberetse kugira ngo abantu baza kugira ikibazo bayisobanukirwe. Si n'ibyo gusa kandi, n'aka katsi nako murakabona. Mbega ibi byose ni ibimera wakifashisha uri kuvura inkoko zawe. Coccidiosis, turi kumwe. Kandi ni ibintu biboneka rwose. None ngewe ibyo nakoresheje ni ibintu nkunze kubona n'umunyarwanda uwo ari we wese aherereye yabona. Murabona izi nkoko ukuntu ari nziza. Ni ukuvuga ngo iyi nkoko unyujijemo, tuvuge hari igihe uba ufite umugisha wo kuba ufite ahantu hanini wororeye, sometimes zirire hari uburyo bushobora kubikoramo, kuzirekera mu biraro gutya, kuko haba harimo ubwirinzi bukomeye uba warazihaye. None mukajya mugenda mukahira ubwatsi. Hari ibyatsi, hari ibimera inkoko zirya, ukagenda ubimanika mu kiraro hafi aho ngaho aho inkoko ziri, zikagenda zidondanga zirya. Noneho abafite igipangu kinini cyane, abantu babigize umwuga. Hano turimo gutonora tungurusumu, nuko mba mvuga nti reka ngende mbungura ubumenyi, kuko igikorwa cyo gutonora tungurusumu ntawe utakizi. Turazitonora niturangiza tuzisye. Ubwo nge nakoresheje
bino bibumbe bibiri bya tungurusumu, murabibona tungurusumu nziza yumye ku buryo utonokana ikinete ni kinini. Noneho nurangiza, kandi mbibutse neza yuko ibi bintu ntago bisaba ubwinshi, uyu ni umuti, hari ibipimo ndi bubabwire mugomba kubahiriza. Hano mfashe nahise mfata amakara ku ruhande, ndagenda ndayasya, dore nabonye agafu keza kayunguruye rwose. Icyo gihe ubu ufite akamashini gasya n'ubundi niko ushyiramo, utagafite urayasekura then ukayayungurura abakunzi banjye. Hano rero twayunguruye, twakoresheje irobo irengaho gakeya y'amakara, niyo rero mubona twasekuye hinduka agafu keza kadasanzwe. So niyo ubishatse rero unyuzamo ukazegereza gutya bya bindi wayunguriye by'ibisigazwa, zikajya zinyuzamo zigatora. Iyo ugize amahirwe zikagira utwo zitora, utwo tuba ari umuti udasanzwe. Byaba bibabaje woroye ariko imbuga yawe cyangwa ku biraro byakaba nta biti bya papayi bihari, kuko iri papayi my friend ni umuti mu bworozi bw'inkoko. Hari igihe nigeze kubaha ikiganiro. So hano rero twabiseye byose, ni ukuvuga ngo hano muri iyi drink ushyiramo litiro 3 z'amazi, warangiza ukagenda ushyiramo murebe litiro, fata igice cya litiro, noneho kakandi bita agace, igice cy'igice cya litiro, uri kumva, ukaba ari ugenda ushyira muri za drink. Ni ukuvuga ngo rero uko ubigenza, waseye bya bintu byose naberetse, urabivangavanga. Ni ukuvuga ngo ni drink imwe wagerageje ukoramo, wapimye, wakoresheje litiro 3 n'ubundi z'uwo muti. Ni ukuvuga ngo ni bya bintu wakoresheje urangije, ni bya bintu wakoresheje bimwe wagiye usya byose, umajiye kubisya ubishyiramo amazi litiro 2. Ibyo nibyo ugenda ufata. Igipimo cyoroshye cyane cyakorohera ni ukuzaza ufata mililitiro 60 ukagenda uzishyira muri buri drink kandi birimo litiro 3 z'amazi. Ariko iyo ubona zarembye byarafashe indi ntera, ikintu zikorera, ugenda ufata akanusuritiro niko babyita, sibizi, abankurikiranye barambwira. Ni ukuvuga ngo reba nusuritiro, igice cya nusuritiro rero nicyo ugenda ukoresha, ukagenda ushyira muri za drink zirimo litiro 3 z'amazi, ukazigaburira, ukaziha zikanywa mu mazi. Umva, mu cyumweru kimwe inkoko zasuye ku murongo. Dore amapapa yarabyibushye, reba namwe izi nyamuko zibyibushye. So ndabakunda cyane.